Aya rero ni amasaha n'ubundi Imana yongeye kubona ubukene dufite bw'ijambo ryayo mu mitima yacu, igahitamo kongera gukoresha umuhungu wayo Damascene kugira ngo tubashe kujyana n'ijambo ry'Imana icyo ridusaba, tubashe kureba aho duhagaze. Ijambo ry'Imana muri uyu mwanya turaza kuryita umunzani, turi bwipimireho kugira ngo turebe aho duhagaze mu buryo bw'umwuka, ibyo bibe byadufasha gufata ingamba zikwiriye abana b'Imana kandi bagana mu ijuru. Ikindi dukomeze gusengera mu mutima kugira ngo tuze kugira ibihe byiza. Nijoro nahoze nganira na madamu arimo kumbwira, turi kuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Hari amagambo twasomye mu gitabo ntari bwibuke neza, ariko ninza kukibuka dusoza ndakibabwira, avuga yuko amasengesho yacu hari igihe ashobora kubuza ibyago biturindiriye kutwegera. Igihe cyose abana b'Imana tutaritegura neza, ndetse n'igihe cyose hakiri intambara mu mitima yacu yo kurwana tugana Imana, Imana ikabona yuko igihe kitaragera, dushobora gusenga ngo dushimikiriye ibyo bikigira hirya. None rero ndabasaba ayo masengesho, kuko ahananura kandi agahanura ibyo byose. N'ubundi dusengere umubwiriza wacu muri uyu mwanya, dusengere gahunda uko igiye kuba iteye muri aya masaha abiri tugiye kumarana, ariko cyane cyane tunasengere iyi gahunda y'ikoranabuhanga kugira ngo ize kugenda neza. Indirimbo ya 300 ya magana, mumbabarire ndebe neza kugira ngo 266, umuyobozi uri ku buhanga bw'ibyuma ayidushyirireho, tugana ku gusenga kugira ngo tuze guha gahunda umubwiriza wacu. Imana imukoreshe muri aya masaha. Abari ku buhanga bw'ibyuma 266. Ndanakwibura ku mpamvu nkeya, utunganya umutima wanjye, ibyo ushaka bibe, ibyo ushaka nibibeho, utunganya umutima wanjye, ushaka bibe. Nari mfite imibabaro myinshi, ntakiri inshuti nahemukiye, n'ubu ngubu ndacyavuga n'ibyo ushaka bibe, ibyo ushaka nibibeho, utunganya umutima wanjye, ibyo ushaka bibe. Umwuka wawe utagira ubuntu agendere umutima wanjye, umuriza umutima wanjye, ibyo ushaka bibe, ibyo ushaka nibibeho, utunganya umutima wanjye, ibyo ushaka bibe. Hindura ubugingo bwanjye bushya,
ushaka bibe. Senge turagushimiye Uwiteka Mwami Imana yacu, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye uburyo dukunda, nkuko nari maze kubivuga mubyeyi, ukaba warabonye ubukene bw'iby'umwuka dukeneye kugira ngo ubugingo bwacu bugere ku rwego wifuza, ku rwego rw'abazabasha gutura iwawe mu gihugu cyo mu ijuru. Tugushimiye yuko wandikishije ijambo ryawe, wandikishije ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, wandikisha Bibiliya, ndetse no ku mababi y'ibyaremwe n'ibindi byaremwe byose washyira urukundo rwawe, kugira ngo ibyo byose bibashe kutwigisha izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mwanya rero tuzanye Damascene imbere yawe mubyeyi, kugira ngo umukozi ikaraga ku munwa, umurambureho ikiganza cyawe, ye kuba ari we usobanura muri uyu mwanya, ahubwo ijuru risobanurire muri we, kugira ngo ubwoko bwawe dutege amatwi twumve ibyadukiza. Turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe bigoye, aho Satana tuziba amatwi, aho umubibyi abiba imbuto nziza mu butaka bwiza, ariko Satana akaza akamezamo urukungu. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo imitima yacu igiye kumvira ijambo, ndetse n'andi magambo yawe yose twumvise, nayo tuzumva bitubera impamba n'urwego bizatugeza mu bwami bwawe. Twizeye tudashidikanya ko twumva, dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka muri uyu mwanya, dukurikije gahunda twari twihaye, twakire ibibazo. Nagira ngo umubwiriza wacu ankundire tujye kuri platform zitandukanye, turebe ibibazo byaturutse mu cyigisho cya nimugoroba cyatubwiraga ukwizera gushingiye ku bakurambere bacu, uburyo bizeye kandi ibyo bizeye bikabahwaniriza cyangwa bikaba iby'ukuri kuko babyizeye. Ndetse mbere ya saa sita tureba twebwe aho duhagaze mu kwizera. Birashoboka ko twagiye tugira ibibazo bitandukanye biturutse mu masomo yasomwe cyangwa mu busobanuro umubwiriza yagiye atanga. Ni umwanya wacu rero kugira ngo haba hari uwagize ikibazo acyandike, haba hano kuri chat ya Zoom cyangwa kuri WhatsApp, urubuga rwa Itegure gusanganira Imana yawe abo turubanaho, cyangwa se kuri Facebook. Abari ku buhanga bw'ibyuma baraza kumfasha kugenzura kuri Facebook niba nta kibazo gihari. Nanjye ndareba kuri izi mbuga zombi, platform ebyiri, WhatsApp na Zoom, kureba niba ntawe twaba tuniganye ijambo. Ubundi ibi turabikora mu gihe gitoya, turiha iminota 10 kugira ngo saa 9:15 umubwiriza abatangiye kutubwira iby'icyigisho cy'uyu munsi nyuma ya saa sita. So mbonye umuntu umwe, Olivier, yagize ikibazo nimugoroba. Ubwo n'abandi murakomeza mwandika ibibazo byanyu kugira ngo ajye arangiza gusubiza ikibazo kimwe akomereza no ku kindi. Ati nagize ikibazo nimugoroba, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ntabwo mbishyikira neza, mwamfasha kuki banditse ko bitazaba? Mwigisha wacu rero wahera kuri icyo ngicyo mu gihe turi kureba niba hari n'ibindi bibazo byaba byabonetse. Murakoze. Murakoze cyane Jisi, Imana iguhe umugisha. Ngira ngo ni icyo kibazo ahari wenda gihari, byari kuba byiza abantu babibariza rimwe, nimba ari 2 nimba ari 3, tugahera ko tubisubiza mbere y'uko twakwinjira mu cyigisho nyirizina. Ariko nimba ari cyo gihari turagisubiza, kandi turagisubiza mu buryo bworoshye. Iyi mvugo yakoreshejwe ahangaha si ukuvuga ko ari uko bitazaba, ahubwo hari ukuntu Kinyarwanda kimbitse cyane umuntu akaba atashobora kubyumva, bahubwo bavuga ngo ibyo bintu bizaba ariko batareba. Ngira ngo hari n'undi muntu wigeze kumbaza iki kibazo gishingiye n'undi mu Baheburayo igice cya 4. Mu Baheburayo igice cya 4 naho bavugagamo imvugo yaje gutuma nyumva neza nifashe Bibiliya ntagatifu.
kugira ngo mbashe kumva imvugo iri mu Baheburayo igice cya 4. Imvugo yavuga ngo ni ukubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru umuntu akahita yumva ntabwo dufite umutambyi mukuru, ko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe, akahita yumva ntabwo uwo mutambyi mukuru ababarana natwe. Ngira ngo ahari biba bitewe n'imvugo, imvugo ibiri gukoreshwa. Noneho iyo mvugo yakoreshejwe n'uwasobanuye iyi nyandiko, navuga yuko mu ruhande rumwe rwose hari uburyo haba habayeho icyo nakwita nko kudakoresha imvugo wenda mu buryo bwari bujyanye n'ukuri kw'icyari kigendereye kugira ngo kivugwe. Kandi dusoma uwo murongo nk'uko yari awuvuze, tutaza no kuwutindaho kuko byaza kudufata umwanya ukomeye kandi turi gutakaza kuko iminota iba kwiza no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Urumva yuko ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Aya magambo atangira tutwereka aho umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaganishaga, adashidikanya ko bitazaba kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyo tutareba ni iby'ukuri nanone. Urumva nta mvugo nini cyane irimo ijimije. Ngira ngo aho yagize ikibazo nahavuga ngo sinzi, ndabona hari undi wanditse, ntacyo umuyobozi wa gahunda aradufasha. Yego. Ariko twarimo tuzirikana iki iyi mvugo ikoreshejwe ahangaha gusa aricyo nta kindi. Bavuze ngo nibwo kuduhamiza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Mu kwizera rero hari ibintu tutareba. Kubera iki? Ubu Imana gutya ntituyibona, ariko mu kwizera abantu bagomba kubona Imana. Urumva kwizera kureba ibintu abandi batareba. Umuntu ufite uko kwizera niwe ubireba. Nibyo byateye Mose, enda uyu murongo wa 20 mureka turebe reka turebe umurongo wa 26 w'iki gice cya 11. Kuko yatekereje yuko gutuko bamuhura Kristo ari ubutunzi rutu bw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Urumva Mose hari ibindi bintu yarebaga Abanyegiputa batarebaga. Badashobora kumvuga uti ariko ni gute umuntu bagiye guha ingoma akaba umwami agategeka Egiputa yari ikomeye mu gihe cya kera ikayobora isi yose, umuntu akaba yanze kuyijyaho rwose ku mpamvu wenda yo kutaramya ibigirwamana gusa. Rero kwizera gufite ibindi bintu abantu bareba, ariko abantu barebesha amaso ya kimuntu badashobora kubona. Ndumva hari nakigarukiriza aho ngaho. Ni imvugo ushobora kutumvira ku murongo wayo, ni ibirebwa n'abantu bafite kwizera utarebesha amaso ya kimuntu. Murakoze cyane. Okay, arakoze umwigisha wacu. Sinzi wenda aramutse atanyuzwe yaza kureba ukuntu yongera kutubwira kugira ngo mubisubiremo neza, ariko ndumva byaba byumvikana. Ange na Abdu bari bazamuye ikiganza, ariko reka tubwire Ange afungure mikoro ye na kamera niba bishaka. Ikibazo cya Abdu cyo naje kukibona hepfo yacyanditse, ndibaza nta kindi ari bubaze, ndaza gusoma iki yanditse. Reka nsome ikibazo kindi cyagaragaye hano. Ndumva twahita tujya ku kibazo cya Galaxy E8. Galaxy E8 yagize ati nagize ikibazo muri gahunda yo kuramya ngo abazajya mu ijuru umubare wabo urazwi gute, mwadusobanurira? Umwanya n'uwawe. Harakoze cyane muvandimwe wabaje icyo kibazo. Ni amagambo nasomye, reka nyagarukeho kugira ngo mbashe gusubiza icyo kibazo. Ibyahishuwe igice cya 6, ndumva ari umurongo wa 11, kugira ngo umuvandimwe dufatanye aya magambo. Umuntu wese wo muri bo ahabwa igishura kera, babwirwa kumara n'ikindi gihe gito baruhuka kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Ndagira ngo ikibazo cyumvikane neza. Hari umubare w'imbata bagenzi b'abapfuye mbere, twabyize mu Baheburayo igice cya 11 tuye ku 32 tugeza ku murongo wa 40 aho batubwiye ngo natwe baradutegereje. None umubare w'imbata bagenzi babo uzuzurira. Hari umubare
hari uburyo bwateganijwe ko umubare niwuzura ibyo bintu bizarangira, ntabwo tuzi ngungana gute, sibyo? Icyo ntabwo turi bugisubize kuko twaba tugiye kwivanga mu bwenge bw'Imana. Ubwo rero turagisubiza mu mvugo yumvikana. Imana yize umubare w'abantu bazajya mu ijuru, kandi ubwo yagambiriye ko abo bantu rero bazajya mu ijuru. Ashobora kubifatanya n'amagambo ari muri Zekariya. Reka tujye muri Zekariya, tujyanemo muri Zekariya igice cya 10 ndumva cya 13 ahari. Reka ngereyo mpite mbabwira iryo somo neza, ariko ni Zekariya igice cya 13 ngiye gusoma umurongo wa 8. Bundi Bibiliya iratangaje cyane. Bibiliya iratangaje kubona igenda ikavuga buri kintu cyose uko kigomba kubaho, ahubwo tukaba twagira nyine ikibazo cyitwa kutiyizera. Ariko ngiye mbabazi, nimba uyu mubare ugomba kuzura, nge namwe tukwiye kubamo rwose, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi banyu nkamwe bazicirwa uzuzurira. Urumva ko uhari. Reka rero twumva amagambo ari muri Zekariya 13, ngiye gusoma umurongo wa 8 n'uwa 9. Haranditswe ngo, Uwiteka aravuga ati, muri icyo gihugu cyose ibice bibiri byacyo bizarimbuka bipfe. Ibice bibiri byose bizarimbuka bigire bite bipfe, ariko icya gatatu kizasigara. Urumva yuko hari Imana rega ibizitangiriwe mu iherezo. Imana yari yarapanze buri kintu cyose uko cyagombaga kuba kugeza finali, nta kintu kimwe gisobwa Imana. Uwiteka aravuga ati, muri icyo gihugu cyose ibice bibiri byacyo bizarimbuka bipfe, ariko icya gatatu kizasigara. Mwumva umurongo wa 9. Kandi icyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro. Urumva, kimwe cya gatatu kizasigara mu muriro. Kandi muzirikane yuko kimwe cya gatatu cy'abamarayika bacumuye nibo baje ku isi. Hari umubare Imana ishaka kuzuza yuko ijuru ryagize icyuho, kugeza ubwo Imana ishaka kongera kuziba icyo cyuho rwose, kugeza ubwo bigaragara ko Satani atsinzwe, ibyo yakoze byose bibaye impfabusa mu mugambi w'Imana. Ngaho namwe nimwumva uwo murongo. Kimwe cya gatatu cy'abamarayika bamanuka bavuye mu ijuru. None kimwe cya gatatu hano bakibwiye ngo izakinyuza mu muriro. Ntabwo nzi nimba ari umuntu wese wapfuye, kuko umuntu wese wapfuye yizera ntabwo byasabye ko aca mu ruganda. Oya, ntabwo rero mbizi, ntabwo ndi bukubwira ngo ni imibare ingana gutya. Eka ndangiza umurongo wa 9. Kandi icyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro, mbatunganye nk'uko batunganya ifeza, nzabagenzereza nk'uko bagenzereza izahabu. Bazambaza izina ryanjye, nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye, nabo bazavuga bati, Uwiteka niwe Mana yanjye. Urumva ko kimwe cya gatatu Imana yashaka kukinyuza mu muriro. Kandi kimwe cya gatatu nanone nicyo cyavuye mu ijuru kubw'akarengane n'ubugome bwa Satani, avana kimwe cya gatatu mu ijuru. Rero umurongo w'Imana ndawurekeraho. Ntabwo tuzi kungana abavuye mu ijuru, abazajyayo, nimba ari abazajya mu karengane gusa umurongo w'Imana ubuduhaye rwose umurongo udasanzwe yuko hari abantu kimwe cya gatatu kigomba kunyura mu muriro, kandi abo bakitwa abantu rwose umubare ugomba kuzura. Ntabwo wenda reka nsome n'irindi jambo ritoya mu ntambara ikomeye, paje 430, haravuze ngo, umubare w'abantu bawe wamaze kuzura. Reka wenda mpere ruguru gatoya. Nuko Yesu arangije umurimo wo gusabira abanyabyaha imbabazi mu buturo bwo mu ijuru, azamura ibiganza avuge n'ijwi rirenga ati, birarangiye. Maze abamarayika baziranenge bose barambike amakamba yabo hasi, ubwo Yesu azabatangaza ku mugaragaro ati, inkozi y'ibibi yose nigumye ikora ibibi, n'uwanduye mu mutima ntagumye yanduye, naho intungane igumye ikora ibitunganye, n'umuziranenge agumye ab'umuziranenge. Buri wese azaba yamaze guhitamo ubugingo cyangwa urupfu. Buri wese azaba yamaze guhitamo ubugingo cyangwa urupfu. Kristo yarangije guhongerera ubwoko bwe, maze akabezaho ibyaha byabo. Umubare w'abantu be wamaze kuzura. Umubare w'abantu be wamaze kuzura. Rero ntabwo nzi ngo ni bangahe. Icyo nababwira abavandimwe banjye turi hano nuko twese Imana idukwiriye kandi ishaka kutugirira neza. Reka tuzabe mu mubare w'abantu b'Imana. Ndumva nakigarukiriza aho ngaho. Nimba n'undi ufite ikibazo muze kureba no kuri Facebook, nabonaga abantu bari. Reka turebe ibibazo nka 2 bisigaye, noneho muhite mugiye mu kibwirizwa cy'aya masaha. N'amasaha ari kwiruka. Abudukare yari yazamuye ikiganza, ariko yahisemo kwandika, yanditse ngo nagize ikibazo. Ese ni gute twakwitwara muri ibi bihe ko tugiye gutegerwa ku ikoranabuhanga mu rwego rwo kwakira ikimenyetso wenda cy'inyamaswa?
dukurikije mituweli de sante, visa card, ni ya makarita ya banki tujya dukoresha, tap and go, ya yindi dukoresha dutega, n'ibindi by'iterambere. Ni gute mwadukebura n'ukuntu twakwitwara kugira ngo tuzasobanukirwe n'ikimenyetso n'uko kizaza, kuko tudashaka kuramya ikimenyetso na ya nyamaswa. So umwanya ni uwawe. Murakoze. Iki kibazo cyo ntabwo ndi bukivugaho ibintu byinshi kuko tugiye kwinjira mu cyigisho gisa nkaho n'undi kiri buduhugure kuri iki ngiki. Ubwo ndamurarikira gukurikira cyane. Iki rero ntabwo ngitinzeho, ahubwo rwose tubwire icya kabiri kuko iki ngiki cyo nsa nkaho ndi bugaragaze Imana. Reka tujye ku kibazo Musisi yari yabajije, ariko nari nabonye gisa naho kitumvikana neza. Yanditse ngo ikindi kibazo, kwizera Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, kandi ko natwe abantu ariyo yaturemye, kandi ko izaza gutwara abana bayo mu bwami bwayo. Ibyo birahagije. Ariko kuko yari yabanje ngo ikindi kibazo, njye nabonaga ahubwo ari inyunganizi yatangaga, kuko yashoje avuga ngo ibyo birahagije. Ubwo rero ntabwo kwa Musisi sindi buharenge. Reka tujye hepfo kwa Anje. Yanditse ati nagize ikibazo ku isomo ryo mu Baheburayo 11:32, aho bavuze mo Gideyoni, Baraki n'abandi na Samweli. Mbese uyu Baraki ni wa wundi wagiriwe inama na Baramu? Niba atari we, uyu uvugwa aha ninde? Ibye umuntu yabisoma he? Uwo ni Anje. Sorry, wansubiramo gatoya. Anje afite ikibazo. Mu isezerano rya kera tuhabona umuhanuzi w'Imana Baramu na Baraki. Harimo abantu babiri babwiranye amagambo. Wibuka ya magambo avuga ngo nta uvuma Imana itavumye, amagambo nk'ayo ngayo. Akaba afite ikibazo rero ati mu Baheburayo 11:32 bavuzemo abantu, bavuzemo Gideyoni, bavugamo Baraki, bavugamo na ba Samweli n'abandi. Mbese uyu Baraki ni wa wundi wagiriwe inama na Baramu? Niba atari we, uyu uvugwa aha ninde? Ibyo umuntu yabisoma he? Yego. Arakoze cyane. Ndagira ngo ngire Anje, igihe cyose umuntu yigeze akora igikorwa cyo kwizera, ntabwo Imana icyo kintu ikibara nk'ikitarigeze kibaho rwose. Kubera iki? Ni uko no mu isuzuma rubanza wenda abantu bazajya banatwigisha icyo cyigisho, ndetse kiranahaye no mu ntambara ikomeye kirahari. Ijambo ry'Imana rivuga yuko mu bihe biheruka Imana izasuzuma abizera bose. Noneho abisanze hari icyaha kindi bagumanye, abo bantu ibyanditswe byabivuga ko bazavanwa rwose mu gitabo cy'ubugingo, ubwo amazina yabo atazongera kugaruka. Bibaza hari ko ayo magambo ashobora kuba ari mu ntambara ikomeye kuri paje 349, aho amazina amwe azasuzumwa akavanwamo burundu. Ariko aba bantu Imana babara nk'abantu bayo mu gihe cyose bari bakizera. Rero aba bose na Gideyoni urimo aha ngaha twaraye tusomye kubye mu gice cya 8 cy'abacamanza, byasoje Gideyoni akoze ibintu byo kwiza gukomeye, ariko biza kurangira asoje nabi, kugeza ubwo abantu basigaye basenga ibigirwamana kandi ari umuntu wayoboye abantu ku Mana. Rero ibyo bagiye bakora mu kwizera, ibyo bintu ni ibintu by'ubutwari, nubwo batakaye, kuko umwanzi wacu niba ashoboye kugusha abamarayika bo mu ijuru, akagusha Adamu na Eva, n'uyu munsi umuntu yizera yamugusha. Igisubizo kimwe rero ni uko kugwa bishoboka, kandi bikwiye kudutera ubwoba. Niyo mpamvu byanditswe byera bivuga ngo iki? Biravuga ngo dusoza agakiza kacu dutinya kandi duhinda umushitsi, kuko Imana ari batera gukunda no gukora ibyo yishimira. Bityo nta muntu n'umwe utagwa. Niba Gideyoni yaraguye, mwese muraza amateka mu gice cya 7 n'icya 8 cy'abacamanza. Niba Baraki umuntu wahanuraga rwose agasenga Imana ikamwumvika namusubiza kugeza ubwo amugendera n'indogo bikamuvugisha, bigasoza arimbutse. Ni igihamya cy'uko Imana yandikijemo hano, ni nko kutureya Kabarore. Ndumva nakigarukizaho rero kugira ngo twinjiye mu kindi cyigisho bitaza gusoza dusigaye gusa mu bibazo gusa, ariko ni ibibazo byiza nabyo bigaragaza ko abantu bakurikiye, kandi koko abantu bashaka gukurikira cyane.
Imana ibaha umugisha. Ndumva hari sinzi ndi kubona iminota yagiye, sinzi niba turi buyongereho. Munyemerere musoreze kuri iki kibazo kimwe cyari kiri kuri Facebook tutagenda tumuniganya ijambo gishingiye mu byahishuwe 16:14. Yabagirije ati ese uriya uvugwa mu byahishuwe, ese uriya munsi uvugwa mu byahishuwe amahanga azahururizwaho no kurwanya Imana ishobora byose witwa Harimagedoni ni uwuhe? Ese uzaza cyangwa urazwi? Mwadufasha. Nuvuga ngo arabaza uwo munsi ni uwuhe, akabaza ese uwo munsi uzaza, akabaza ese urazwi. Arakoze cyane muvandimwe ubajije ikibazo. Ibyahishuwe 16:14 ngo kuko hariho imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ndumva ariwo murongo hari yabajijeho avuga ati se uyu munsi uzahururiza abantu kurwanya Imana uzaza cyangwa waraje? Ndagira mbavuge yuko ende reka mbivuge mu mvugo umuntu ashobora kureba akayibona. Isi yose igenda yihuriza mu kurwanya Imana rwose. Reka mbivuge mu mvugo ngiye gukoresha. Muribuka yuko abantu b'Isodomu ni abantu bo mu kibaya cya Itangira igice cya 11 igihe bubakaga umunara w'Ibabeli. Bari abantu bari bihurije mu kurwanya Imana. Muvandimwe umwe hano tubana hano umwigisha wageze no kutwigisha icyo cyigisho avuga Babeli yongeye kubaka ubu ngubu kwihuriza hamwe mu gushyira ibitekerezo bizana mu kuhangana n'ijambo ry'Imana cyangwa kunyuranya n'ijambo ry'Imana, niko guhururiza abantu kujya mu rugamba rwo kurwanya Imana. Rero igihe cyose isi izatangariza abantu ko ivanyeho amategeko y'Imana, igihe cyose zizatangariza abantu yuko ikuyeho itegeko ry'isabato bagashyiraho itegeko ry'icyumweru, isi izahamagarirwa rwose gushyira mu bikorwa iryo tegeko ry'icyumweru, kandi igihe abatuye isi bazashyira mu bikorwa iryo tegeko bazaba bahururije isi yose mu kurwanya Imana. Uwo munsi rero turawutegereje, kandi tuwutegereje nawe uzazana za ngorane zose twarimo tureba. Uyu munsi nturaza, uyu munsi uri gutegurwa, kuko iyo ubonye amadini yishyira hamwe kandi akihannye ateme n'umurongo wa Bibiliya, ni ikimenyetso simusiga yuko ibyanditswe byera bizasohora nk'uko byavuzwe. Ndumva rero nakigarukiriza aho ngaho. Uwo munsi turawutegereje kandi rwose uri bugufi. Dusaba Imana ahubwo kugira ngo iwutinze, kugira ngo abantu benshi cyane bihane. Dusaba Imana tuyihendahenda kugira ngo itinze uyu munsi ugomba ugenda wigira inyuma kugira ngo byibuza abavandimwe bacu batarafata ibyemezo babe mu ruhande rw'Imana, kuko uyu munsi wo mu bwoko bw'Imana bizaba ari nk'ishungura rya nyuma. Ni nacyo bita ishungura riheruka, muzagenda musoma mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ikintu bita ishungura riheruka rizazanwa n'itegeko ry'icyumweru. Kugeza ubwo mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranyije umugabane wa 2 kuri page 294 baravuze ngo umubare munini w'utuwo dufite uzasubira gusenga ku cyumweru. Rero ntabwo ibyo bintu biraba, ntabwo raduhatira rwose. Umuntu aracyajya gusenga, nubwo wenda uyu munsi ibi byorezo byaje birimo bigenda bizanamo izindi ngamba nazo bigaragara ko ari ugufunga gusenga. Ubu ni Satani mu buryo bwe, kuko Satani we wihisha inyuma yo kurwanya Imana aciye mu bintu no mu bantu. Bavandimwe ndumva nagarukiriza aho ngaho kandi ndumva cyumvikana. Imana ibaha umugisha. Okay, murakoze cyane. Numva rero mwahita munakomerezaho n'icyigisho cy'aya masaha y'igicamunsi. Imana ibaha umugisha, umwanya n'uwanyu. Murakoze cyane bavandimwe. Reka mbasabe twongere duce bugufi hanyuma dusenge Imana kugira ngo twigishe icyigisho cyo muri uyu mugoroba, kandi yifuza ngo Imana yagure imitima yacu dushoboze kugira kwizera kudasanzwe. Imana idufashe cyane kuko dukeneye kugirana umushyikirano uhamye n'Imana mbere y'uko rwose tusoza amateka y'isi. Amateka y'isi azasozwa n'intambara idasanzwe, kandi intambara yo kurwanya Imana kandi izahurizwamo isi yose. Ariko ijambo ry'Imana ryaduhaye ibyiringiro mu byahishuwe igice cya 14 aho bavuze ngo abari hamwe n'umwana w'intama nabo bazanesha, ku mwana w'intama ari wo mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Reka rero duce bugufi dusenge. Imana yacu turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Urakoze cyane, wongeye kuduha ahantu duhurira kugira ngo twige ijambo ryawe. Dusigaranye agahe gato cyane. Mana turagushimiye cyane, udushoboze kwizera, dushoboze gufata umurongo wawe kandi tuwumvire. Uturinde kurangara k'umwanzi Satani arashaka ko abantu barangara ngo iminsi yabo yo kubarwa mu bwoko bw'Imana izasoze batabazwe. Twabonye yuko 1/3 kizarokoka kikajya mu ijuru, kizacishwa mu ruganda, kandi 1/3 nicyo cyavuye mu ijuru. Uyu munsi uri kubara abantu bawe ngo ubuzuze umubare ukwiye babe mu ijuru. Ntabwo tuzi 1/3 ko kingana, ariko icyo dushaka ni kuba muri uwo mubare. Ndakwinginze cyane dushoboze kumvira ijambo ryawe,
ijambo ryawe niryo tabaza ry'ibirenge byacu dushoboze kukwizera. Umugisha umuntu wese uteraniye kuri Zoom cyangwa se kuri Facebook, umuntu wese ukunda ijambo ryawe kandi akaryizera, umuha umugisha wawe, mushoboza kwakira imbaraga zituruka mu kubana nawe, kandi kwizera n'ibyiringiro bye muri wowe kuko ariwo bituha. Ibyo bintu biduhe Mwami Uwiteka, tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen, amen. Ngira ngo nejejwe cyane cyane nuko Imana yongeye kuduha umugisha wo kwiga ibyanditswe byera, umugisha isi idafite mu by'ukuri, umugisha abantu benshi cyane badafite. Ngira ngo abantu twabanye kuva nimugoroba kugeza uyu mwanya twize ibyigisho byatunejeje byitwa kwitandukanya n'isi, aho twahere nimugoroba tubyiga muri gahunda yo kuramya n'ibyo twize. N'uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo yitwa kwitandukanya n'isi. Mbega ukuntu isi ikwiye kutubera nk'ibambwe natwe tukayibera nk'ubambwe. Ndasaba Imana cyane ngo ibyo bintu byumvikane. Ntabwo bivuze ko tutazakora, ntabwo bivuze ko tutazarya, ntabwo bivuze ko tutagura umwenda, ariko ku cyaha ikibi n'igisa nacyo tugomba rwose kuba abantu batandukanye n'isi. Niba byatera umuntu ko akena, atabona ibintu, atabona akazi gahambaye, atabaho ari umuntu utangaje, akabaho yoroheje, ameze nka Mose wahisemo kujya kuba umuntu uragira intama, akaragira intama imyaka 40 yose, yarize amashuri ahambaye. Njye numva uko kwizera nkifuza ko abantu b'Imana twakugira. Nababwiye ko yageze ahagororerwa rwose, yageze aho abana n'Imana akayivugisha akayigira n'inama akavuga ubu bwoko ntuburimbure. Imana ikamubwira tumva ndakumviye, ntabwo ubwoko ndi buburimbure. Umva ukuntu yagororewe bavandimwe banjye. Ushobora kuvuga uti ariko inzira yo kwihana, inzira yo kubana n'Imana iragoye, ituma umuntu atarya gutya, atanywa gutya, adakora ibyo ashaka, atambara uko ashaka, atavuga ibyo ashaka, inzira y'Imana ryimbangamira. N'iby'ukuri koko iyo urebye ku muryanyi n'umurongo w'isi imeze nk'ibangamye kandi ikwiye kubangama. Kubera ikintu ko Satani nawe yateguye ibintu byose byatuma tuba mu ruhande rwe, kandi rwose tukagumya gushaka nko kubyinjiramo cyane. Bavandimwe rero ndabasaba kugira ngo mu gihe tujyana mu cyigisho cy'uyu mugoroba, Imana idushoboze cyane. Umwami wacu ari bugufi, dukwiye guhita mu ruhande rw'Imana. Tugire mu gitabo cyitwa Yeremiya 6:16. Ni isomo nkunda, ndarikunda cyane, ndabasaba ko mujyayo. Se turi kumwe? Hari uburyo njya mbabaza ngo turi kumwe kenshi na kenshi, nzi yuko ari nabo bigora ko babyandika, ariko rwose mungaragarize ko turi kumwe kuko tugiye kwinjira mu cyigisho kidasanzwe. Ndifuza ko twiga ikintu gikomeye cyane, nigishaka kitubangamire nge namwe, nigishaka wenda kitugwe nabi, ariko tugiye kukiga. Kandi cyatugwa nabi kitatugwa nabi, icyo nzi cyo nuko Imana igomba rwose gukora ibishoboka byose kugira ngo ituvaneho isi, ituvaneho inkamba, ituvaneho kuneshwa no gutsinda, ariko birangire dusoje. Imana ibaha umugisha. Ndabona mwangaragarije ko turi kumwe, turi kumva, turahari, turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Inosa, Karake, Kamugisha, Imana ibaha umugisha n'abandi mwese. Hari kuvuga ngo iki rero muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16. Ni isomo abantu benshi bazi, ariko ndifuza ko ariho duhera. Ndifuza ko ariyo duheraho mu gihe twiga iki icyigisho. Nifuza yuko gitinda mu bitekerezo byacu, kandi rwose iki cyigisho kiba kimeze nk'igifite intambara kandi ni nziza cyane. Ituma abantu bafata ibyemezo bidasanzwe, bagafata ibyemezo bakamenya yuko rwose ibintu biba bidasanzwe. Nyine haranditswe ngo Uwiteka aravuga atya ati, ni ijambo Uwiteka avuga, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo. Kuvuga ngo hari n'inzira mbi kera zari zihari. Hari abantu bakoze baca mu nzira ibuzanijwe, yaba Kayini n'abandi benshi. Hari inzira mbi. Kubera ikintu uko hari ukuri n'ikinyoma, hari ijuru n'isi, hari umucyo n'umwijima, hari inzira ebyiri rero. Kandi izo nzira zisa nk'izenda kubangikana neza. Rero tugomba guhagarara mu nzira tukareba kandi tukabaririza inzira za kera, ariko tukanyura mu nziza. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo iki rero, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Nimumara guhagarara
mukabaririza mukorera ijambo ry'Imana, mukabona inzira nziza iri mu byanditswe byera. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo iki? Muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nibwo bizashoboka. Hari abantu benshi cyane bazabona uburuhukiro mu mitima yabo ngo bagubwe neza, bagira amahoro, bikaba bidashoboka bataramara kumenya inzira y'Imana yose ngo bayigenderemo. Nawe se mushobora kumva uburyo iri somo ritari tubwira ngo nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. None se inzira za kera zari izihe? Iyo ngiye gutindaho uyu munsi ni iyihe kugira ngo tuyibaririze kandi tuyikore? Umva rero, ariko bahakana bati ntituzayinyuramo. Icyo cyo ni ikibazo. Ariko igihe abantu bazayihitamo, ibyanditswe byera byatubwiye ngo bihita bitubwira ikintu gikomeye, ati nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kandi nabashyiriho n'abarinzi nti nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barakana bati ntituzayatega. Bivuze ngo hari n'abarinzi cyangwa abigisha cyangwa abahagarariye ubwoko bw'Imana bagomba rwose kurangurura bakavuga icyo Uwiteka avuga mu ijambo rye, kandi tugiye kukivuga. Bavandimwe, iyi nzira muzayitegera amatwi. Iyi nzira tugiye kongera kwigaho uyu mugoroba ikaba iri buve mu ijambo ry'Imana. Ndifuza ko muyitegera amatwi, kandi ndifuza yuko mwashyikira bavuze ngo nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kubera iki? Nuko icyo gihe inzira y'Imana igihe itarigwa ngo abantu bayimenye, ntibashobora kugira ubu buruhukiro. Niko ibyanditswe byera bivuze. None batekereza ko igihe narenda iki nta kindi ni ukubabwira inzira y'Imana. Imana ibaha umugisha cyane. Inzira y'Imana. None abantu ba kera ko twegereje kugaruka kwa Kristo tukaba turi hafi kujya mu ijuru, abantu ba kera babagaho bati? Twegereje kujya mu ijuru. Adamu na Eva bavuye muri Edeni, birababaza cyane cyane, kugeza ubwo bahoraga bafite ibyiringiro ko bazasubirana Edeni. Kandi murabizi mwese yuko Kristo nagaruka tuzasubiranwa isi ya mbere itarakora icyaha. None Adamu na Eva bari batuye hehe? Ikibazo gikomeye cyane. Adamu na Eva bari batuye hehe? Bari batuye mu busitani bwabo bwiza, ahantu batarebaga imijyi, ahantu imijyi uyu munsi iri abantu rwose bari kwandura mu rwego rwo hejuru. Ngiye kugarukira ku miturire uyu munsi. Kubera iki? Turenda gutura ahantu hameze nk'aho Adamu na Eva bari batuye. Turenda rwose kugira imibereho nk'iyabaho. Ni abantu batagikora icyaha, ni abantu bashobora gukora igishoboka byose ngo imibereho yabo ibirinzwe. Kandi iki kintu kibuhite kidukoraho cyane, kuko ikintu kiri budukoraho gikomeye kirakora ku butunzi bwacu, kirakora ku mibereho yacu, kirakora ku bintu twamenyereye, kirakora kuri buri ntambwe yose y'ubugingo bwacu. Kandi Yesu byatubwiye ngo tugomba kwitandukanya n'isi. Isi katubera nk'ibambwe, natwe tukayibera nk'ugize gute? Nk'ubambwe. Niko handitse mu Bagalati igice cya 6 umurongo wa 14. Yaratangaje cyane. Turi hafi gusubira muri Edeni. Ariko Adamu na Eva bari batuye he? Bari batuye mu busitani bwiza. Tugiye mu itangiriro kugira ngo tubarize inzira za kera, hanyuma Imana idufashe twumve iki kintu. Kandi ndabasabye rwose ntimujye ku murongo wo kutizera, mujye mutinya amagambo yanditswe mu byanditswe byera abatangaje. Itangiriro igice cya 2. Ngiye gusoma umurongo wa 7 n'uwa 8 ngere ku murongo wa 15. Ndifuza ko iyo 30 turi buyitindeho twinjira kubariza inzira za kera n'ibintu Imana ishaka ko dukora. Kubera iki? Twegereje kongera kubona rwose ibyo Satani yatunyaze, kuko agiye gukurwaho niturangiza tubone bimwe twanyazwe tukirukanwa muri Edeni. Ngiye mbabwira yuko tuzasubira n'isi imeze nk'iyo muri Edeni. Ntabwo tuzasubira n'isi yamaze kwangizwa n'icyaha. Icyaha kizavaho itwikwe, Imana itugarure Edeni. Umva rero umurongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, yishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. 15. Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Amagambo akomeye cyane. Imukebera ingobyi irayitunganya. Navuga ngo ni nk'inzu y'umubyeyi wacu wa mbere.
Ndege mbabwira yuko uyu munsi nubona abantu bubaka etaje ngo uvuge ngo Imana ntiyazamura etaje ngo bishoboke oya, cyangwa se chateau cyangwa se zo bita cadastre bitewe hari niyo umuntu akunda. Izi ngizi nta nzu zirimo, inzu zigwa izi ntabwo Imana ari kuzihata mureva oya, yari izi yuko ibyo bintu atari ibintu by'ukuri. Imana ihitamo kumuhereza ubusitani ngo yicara ajye yirebera iby'Imana yaremye kandi bimunezeze kandi bimutunge. Batubwira ikintu gikomeye, akayirinda kandi akayihingira. Mbese guhinga ni ibintu bibi, none ko abantu benshi batinya guhinga ni ikintu gikomeye, cyane cyane abantu babaye mu mujyi ndetse n'abanyacyara benshi bumva guhinga ari umuvumo. Mbega kaga, mbega ukuntu twagushije ishyano, mbega ukuntu mba numva mfite ubwoba iyo mvuga iki cyigisho kuko nzi ko kiri bubangamira abantu benshi. Nibaze kujya gutura ahantu hameze nk'ahadamu. Tugomba kuba turi kuri uwo murongo bavandimwe banjye, tugomba kuba dufite uwo murongo rwose. Tugomba kuba turi abantu bazi kumvira umurongo w'Imana, kuko ibyanditswe byatubwiye ngo niho tuzabona uruhukiro mu mitima yacu. Nitujya gute? Niduhagarara tukabaririza, tukamenya inzira za kera, inzira nziza tukaba ariyo tunyuramo. Ijambo ry'Imana ryadusezeranyije amasezerano avuga ngo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko reka mbabwize ukuri, Satani ndabizi ko ari umugome. Ntabwo nifuza ko hari umudivanisi umunsi wa karindwi warwanya ijwi ry'Imana riva mu ijambo ry'Imana mu mwuka w'ubuhanuzi. Kubera iki? Nuko mu butumwa bwatoranyijwe umugabane wa mbere kuri paji ya 30 ndumva niba atari 8, paji ya 38 baravuze ngo Satani niwe urwanya ibihamya. Ngo ariko igihe abantu bazagira ibihamya, kuri iyo paji niko wavuga ngo ntabwo Satani azabona ahantu yinjira kugira ngo arwanye abantu b'Imana. Abantu bafite rwose iyo paji ndumva ari nk'ikigisho cya 3, ni amagambo asoza ikigisho cya 3 ndumva ntibeshye na gatoya. Baze kudushyiraho ni amagambo makeya. Ubutumwa bwatoranyije umugabane wa mbere paji ya 38 ni amagambo asoza ikigisho cya 3 mu butumwa bwatoranyije umugabane wa mbere. Ni amagambo anejeje. Satani arwanya ibihamya ku buryo ijambo ry'Imana rivuze bavuga ngo ibyo ni ibinyoma, bavuga ngo ibyo ntabwo byumvikana. Mbese ni ngombwa ngo abantu bature mu cyaro, ngo ni ngombwa ngo abantu babeho muri ubwo buzima bumeze nko kwihangayikisha. Rege mubwire ko ubwo buzima ntabwo ari ubwo kwihangayikisha. Ntabwo igihe Imana hitiragamo ababyeyi bacu ahantu bagomba gutura yari ibaguye nabi, yari izi ikintu cyabagwa neza. Muzikane ko nta n'icyaha cyari gihari, bari bameze neza rwose. Ariko abantu benshi kubwo kutizera baravuga bati mbese mu cyaro nta byaha bihaba. Birahari rwose, ariko mu cyaro hari iki kihishemo kugeza ubw'Imana ibwira ubwoko bwayo kuva mu migi. Ese mu mujyi hari ibiki byica abantu kugeza ubw'Imana itifuza ko ubwoko bwayo buhaba. Ibyo bintu tugomba kubyiga neza. Tugomba kubyiga neza tubyitondeye, kubera ko turi kubariza inzira za cyaha tukatugaruka kuri iki kintu cyitwa tugomba gutura mu cyaro, ko tugomba kuhatura. Ngiye kubabwira ikindi kintu. Abantu b'Imana bo mu gihe cya kera batuye he? Reka dufate urugero ku Bisiraheli. Abisiraheli bagiye muri Egiputa batuye he? Batuye ahantu bita mu giturage cy'Igosheni. Ndigira ngo mbabaze ikibazo, kuri iki Yosefu umuyobozi wa Egiputa wari wungirije umwami atabajyanye ibwami ngo abajyane ahantu bagubwa neza kandi abifitiye uburenganzira? Yarazi ibiba mu mujyi. Ayo magambo ngiye kuyabasomera. Amagambo ngiye kubasomera kuri paje 119 mu bakurambere n'abahanuzi. Paje 119 ndababwira n'igitabo n'icyigisho ni cya 21 Yosefu na bene se. Mwahageze se? Turi kumwe? Ndifuza ko mutarangara. Turi kumwe? Mumfashe rwose mube muhari, mumfashe mungaragariza ko munahari, kuko bituma menya ko rwose turi kumwe. Umuntu wese uzi kwandika akaba yumva bimushobokeye nta kibazo cya network afite, n'abari kuri Facebook nabonye bahari, badufashe rwose. Mudufashe cyane. Imana ibaha umugisha. Namubonye abantu barahari bari kumwe bati turi kumwe. Imana ibaha umugisha. Ese abantu ntibarangaye? Uzi ko n'uyu munsi abantu barangaye kandi tugeze mu gihe gisoza amateka y'isi, kandi ko kubwo nibwo bugome bwa Satani. Abantu bararangaye. Imana iguha umugisha. Wambaye ikirezi turi kumwe.
Kamugisha turi kumwe, Jado turi kumwe, mwese Imana ibaha umugisha. Ndi kubona n'abandi bose banditse yuko turi kumwe. Ndifuza yuko muba muhari rwose, ndifuza ko mudahugahuga. Kubera ko turi kwiga turi mu miryango, hari ukuntu usanga abantu bahugahuga ariko ntabwo ari byiza. Giye gushobora kuba rwose ari ibintu bihugije ariko byibuza ategana amatwi. Reka nsoma aya magambo mwumve kuri page ya 19 y'ikigishusho cya 21. Haranditswe ngo Yosefu yashatse gukiza bene se ibishuko bajyaga guhura nabyo iyo baba ibwami. Yashatse kubakiza ibishuko bajyaga guhura nabyo iyo baba ibwami, iyo baba ahantu rwose bashobora kwibera mu migi bakagubwa neza. Abajyana mu giturage cy'Igosheni. Muribuka yuko mu itangiriro 46 uhere ku murongo ndumva ari wa 18, reka mu magambo tugiyo itangiriro 46 uhere ku murongo 28 Yakobo na bene se babonana. Bagiye kubwira Farawo baramubwira ati mva wowe twituriza i Gosheni kuko turi abashumba. Bari bamenyereye umurimo woroheje abantu b'Imana. Namwe ni muwumve umuntu umugaragu w'Imana witwa Aburahamu turi kwigira kubatubanjije kugira ngo tumenye inzira za kera natwe tubarizo tugenderamo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo tuzabona uburuhukiro mu mitima yacu. Ndetse ngo ko abanyamugi muzahora muhangayitse, abantu bazahora bahangayitse ku rwego no gusenga no kwiga ibyanditswe byera bitazashoboka. Kandi muzabibona. Oya ku buryo n'umwanya wo kumva umuntu rwose yatekereza ibyo mu ijuru, uwo mwanya avuga ati nawe ubuzi. Oya nta mutuzo nta n'umutekano na mukeya. Nuko bagenda bibwira umwami batumva rero twebwe turi abashumba twiragirira inka kuko abashumba bari kizira muri Egiputa. Yosefu arabyitwaza aragenda bagira inama ati mugende mubwire ko mwishakire kwigira i Gosheni. Ati kugira ngo bakunde bakire ibinezeza by'ibyaha no kugwa biba ahantu bakomeye n'ahantu abantu batwawe n'ibigezweho. Baragenda bigira i Gosheni. Reka dufate undi muntu umwe. Nako turafata benshi kuko turifuza kubona urugero. Umuntu witwa Yesu yatuye hehe? Yesu yatuye i Galilaya. Ntago yigeze avukira mu murwa mukuru i Yerusalemu. Ntago yavukiye mu bakomeye. Reka yavukiye i Galilaya akora imirimo yoroheje akajya afasha se mu ibarizo. Mwese mu makuru murayazi. None se Yohana umubatiza umuntu w'Imana yavukiye hehe? Ntago muzi yuko yiberaga mu misozi. Ntago muzi ko yinyweraga amazi akirebera n'ibyaremwe. Ngaho nimwumva aya magambo. None se Elisa umujyanama w'umwami yaratuye he? Yaratuye Dotani mu birometero byinshi uvuye aho umwami yabaga i Samariya. Bavandimwe banyereye babwire yuko ntabwo Imana yigeze ibwira abantu bayo gutura mu migi. Oya Aburahamu niko byagenze. Loti arangije ajya mu mujyi ariko se umujyi wamukoreye iki? Umujyi byashoje rwose avanyemo ubugingo bwe gusa, kandi nabyo byashoje rwose aguye mu misozi aho ngaho bisoza abakobwa bakoze ibintu byangwa n'Uwiteka, ndetse zimiza n'umugore n'abana be n'abakwebe. Kubera iki? Kuko umujyi babonaga rwose aguye neza. Ndababwira ko byagezeho Imana bavanamo ku gahato ariko bisoza n'ubundi umujyi ubaguye nabi. Uwo abantu benshi cyane bazawugwamo rwose, mbibabwiza ukuri. Kubera iki? Dufite urugero rw'abandi bawuguyemo. Bavandimwe banjye ntabwo nifuza ko abantu bazagwa mu migi batarigeze bumva umurongo w'Imana kandi bubaha Imana. Umuntu ashobora kwitambaza ikibazo, reka nigabanyiriza imvune. Kuko umuntu ashobora kuza kwitambaza ati none kutubwira kuva mu migi abantu bose nibajya mu mujyi mwe bajya mu cyaro uzahinduka umujyi, ibyaro ntibizahinduka imijyi. Ntabwo ibi bintu bizigera bibaho. Ntabwo abantu benshi bazemera ijambo ry'Imana. Oya ni ukwishuka cyane. Ni ugomba kuvayo, ntabwo ari abandi bagomba kuvayo. Uravuga ngo yata ariko nabandi barahari bazabyumva bagiye, nta bazajyayo. Ibyo bintu bamibabwiye nkaho wenda mugira ngo wenda ibyo bintu ndi kubabeshya, ariko abantu benshi cyane bakunda umujyi rwose ku buryo bazemera bagahwana nawe. None se mu gihe cya Yesu yari mirimbuka abarimbukiye mu mijyi y'ubwoko bw'Imana banganaga iki? Havuyemo nde? Havuyemo abigishwa ba Yesu n'abantu bagiye bumva ijambo ry'Imana bakaryumvira. None mugiye kugura no kugurisha, mugiye kugenda bisaba ko amafaranga agomba yose gushyirwa ku makarita, biraza gutwara iki? Biraza gusaba yuko abantu y'Imana babaho boroheje. Hari umuvandimwe wakibajije. None se kugura no kugurisha ntabwo bizahagarara? Si ibyanditswe byagomba kuzasohora. Nushaka kumbwira atari gukabya? Ntabwo ndi gukabya, bizasohora. Kugura no kugurisha bizagira iherezo rwose.
niyo mpamvu amafaranga ari mu mufuka y'abantu agomba kuvamo. Kandi ngiye kubabaza ikibazo, amafaranga umuntu afite kuri mobile money cyangwa se ku zindi nuza zibikwaho amafaranga, ni henshi cyane amafaranga bikwaho, murahazi. Ntabwo ari amakuru y'ahandi wavuga ngo wavuze ibitari ukuri, ku ma ATM, ku ma banki na hehe. Ayo mafaranga uvuga ko ari ayawe, none se ntabwo ujya gusaba amafaranga bakakubwira ngo ntabwo aboneka, nta network, ngo rero ntabwo abakiri ayawe. Amafaranga yawe ni amafaranga ugenzura, ukaba uyakoraho, ukaba wayatereza umuntu cyangwa wayafashisha n'umuntu. Ayo ngano ushobora kugenda kuyaka bakakubwira ati ntabwo aboneka, ugataha rwose. Kandi nawe ntutere umugeri, none se undi wawutera ute? Nta nubwo wemerewe kuwutera, wabikije amafaranga, reka rero haboneka uburyo bwo kugira ngo uyabone. Rero hari ibintu bigomba kugenda bihinduka bavandimwe banjye. Turi ahantu rwose duhagaze ku musozo wa buri buhanuzi bwose buri kuba. Mushobora kumvaho buri kintu cyose gishaka kugenzurwa ifaranga ritari mu mifuka y'abantu. None se birerekeza ku kiberekeza gusohoza ko ubuhanuzi buvuga ko nawe uzemerwa kugura cyangwa kugurisha. Kubera iki? Nimba utemewe umurongo isi zashyiraho, ntabwo uzagurisha cyangwa ngo ugure. None uzaba utuba mu migi wishyura inzu y'abandi. Ngaho icyo kibazo nawe gisubiza. Ubwo uzemera urwanya amategeko y'Imana nyine ubona icyano cyo kurimbuka cy'abantu batumvira. None se ubu hari icyo mutarebesha amaso? Ubundi umuntu ufite ubwenge buzima hari ikindi akwirirwa arenza kuri ibi ngibi? Ubu birasaba rwose izindi ntambara, gusa birasaba kwizera koko. Kubera iki? Nuko hari ibintu bizakubangamira. Ariko ndashima Imana abantu bafite kwizera ntabwo ibyo bintu bibabangamira, kuko twabonye ko n'umugaragu w'Imana witwa Mose yigiriye kwigira Imana mu Midiyani. Ngo igihe cyose yabaga yitegereza ibyaremwe, uko yafashaga intama, yabonaga umugambi w'Imana ku buzima bwe. Ngaho uwo ntababwiye ninde? Ni benshi cyane. Mbabwiye ingero nyinshi cyane z'abantu b'Imana. Ntabwo ndi kubabwira ingero z'isi. Izi si zirahari. Rwose hari abantu bari kumbwira bati n'amaso araduha. Yego. Kubera iki? Imana yabahaye ubwenge. Imana yahaye umuntu wese gutekereza. Buri muntu wese Imana yamuhaye uwo murongo. Kandi rya mbabwira ikintu gikomeye, kubera ko abantu benshi cyane batinya mu cyaro. Ngiye kubabwira ikintu gikomeye. Kubera iki abantu batinya mu cyaro? Nukugira ngo nukuvuga ngo ntago twamenyereye guhinga, urumva n'ubutaka nibukera. Izo ni inzitwazo bavandimwe. Abandi bakavuga ngo nta byaro bikibaho, wagiye urakibura. Byibuze uvuga ute nabuze ahantu habicyara. Ndagira ngo niyohereze umuruho rwose. Umuntu wagiye akajya mu giturage nyagiturage amazu adacucitse, kuko ahantu amazu adacucitse hitwa mu giturage. Mu migi ho amazu abacucitse, kandi aho hantu hitwa mu mujyi nyine. None se ahantu hitwa mu mujyi nawe ntuzajyeyo, sibyo? Iryo jambo rivuga gusa ngo ni mu mujyi. Ukumva abantu bavuga ngo ni mu mujyi, aho uzahareke. Hari n'imvugo rwose ziba zinoroheje, hari n'ibintu biba byoroheje wumva nejejwe nuko ibi bintu byoroheje kandi byumvikana. Ntacyo nibidukunda ndasiga umwanya wenda nta kibazo, kugira ngo abantu tuze kubaza tuganire. Mu cyaro hari tuzapfa ntabwo ubutaka bukera. Uzi ko Imana abantu tutarayimenya. Niko tuvuga ngo ubutaka ntabwo bukera utarajya guhinga ngo urebe ko butera. None se kuki abaturage bo bavuga ngo guhinga ngo ni umuvumo, ngo ni umuruho? Ibyo bintu biko kutizera. Reka mbasomere amagambo make cyane mu rugo rwa Gikristo. Ngiye kubasomera kuri page 150. Reka mbarebe ni ikigisho ariko cya 20. Yego, ni ikigisho cya 21 kivuga amahirwe yo gutura mu cyaro. Niko cyitwa amahirwe yo gutura mu cyaro. Ngiye kubasomera ingingo imwe kuri page 135. Ayo magambo ngiye kubasomera ari no mu gitabo cyitwa ntacyo, reka tuyareba ahangaha. Haranditswe ngo imigisha ikomeye yasezerana abatuye mu cyaro. Mwumve amagambo, imigisha ikomeye yasezerana abatuye mu cyaro. Isi ifite imigisha myinshi izigamiye abafite umwete n'ubushake no kwihanganira gushakisha ubwo butunzi bwayo. Amagambo reka nyasubiremo. Isi ifite imigisha myinshi. Tubanze twemere icyo ngicyo. Ifite imigisha.
nyinshi izigamiye abafite umwete n'ubushake no kwihangana gushakisha ubwo butunzi bwayo abahinzi benshi ntibabonye umusaruro bagakwiye kuvana mu murima wabo kuko bafata umurimo wabo w'ubuhinzi nk'umurimo usuzuguritse. Amagambo murayumvishije? Ayo magambo mwayumvishije? Nimba mwayumvishije rwose mubingaragariza ngo abahinzi bafata umurimo wabo nk'ugize gute. Ndabasaba rwose ko mubyandika hano. Umuvandimwe umbwiye senge yumva Aroni yadusengeye kare dusoza iteraniro rya mu gitondo, yadusengeye mwamubonye. Aha, Angela akoze cyane. Amagambo atubwiye ngo iki? None se abenshi siko turi kwitwaza mu gihe ijambo ry'Imana tubwira ko hari imigisha myinshi. Abari aho hantu bafite imigisha ntago bari kwishyikira kubera uburyo babyitwaramo. Imana ibaho umugisha. Berite yayumvishije, ndashaka rwose ko mubyandika. Batubwiye ngo isi ifite imigisha myinshi zigamiye abafite umwete n'ubushake no kwihangana gushakisha ubwo butunzi bwayo. Abahinzi benshi ntibabonye umusaruro bagakwiye kuvana mu murima wabo kuko bafata umurimo wabo w'ubuhinzi nk'umurimo usuzuguritse. Nagira ngo urombaze abantu amagambo avuga ngo bafata umurimo wabo nk'umurimo ugize gute? Usuzuguritse. Kugeza ubwo n'abanyamujyi benshi badashaka kuva mu mijyi kubera yuko bumva umurimo w'ubuhinzi usuzuguritse. Umwana wanjye ntakwiye guhinga, sibyo? Benshi cyane bazabazanira nyine ibigezweho. Ndagira ngo mbabwire ko ababyeyi benshi hano batinyutse bambwira akaga bafite ku bw'abana babo baba mu mijyi. Ndababwiza ukuri, abana bafite akaga gakomeye cyane. Niyo mpamvu kenshi ijwi ry'Imana rivugiye muri iki gitabo cyangwa se mu kuva mu mijyi abantu bajya mu byaro, Imana ibigaragariza impamvu ababyeyi bagomba kuvana abana babo mu mijyi. Mu mijyi hari ibintu byangiza ubwonko bw'abana ku rwego umuntu adashobora kubumvisha ijambo ry'Imana ngo byemere. Icyama ubwoko bw'Imana bukaba bufite kwizera, bukaba bushobora kubarira inzira za kera umuntu akayigendamo. Haranditswe ngo ntibamenye ko muri wo murima harimo umugisha wabo ubwabo ndetse n'uw'imiryango yabo. Ndagira ngo mbabwire ngo n'impamvu abanyamujyi babaho ni uko abanyacyaro bahinga. Murumva ikintu bitangaje? None se ninde munyamujyi utarya? None se ibyavuye he? Ni akaga gakomeye cyane bavandimwe banyu. Ntabwo nshobora kwiyumvisha uburyo ubwenge bwacu butumva uburyo umugisha uva mu guhinga. Kugeza ubwo umuntu avuga ati mwana wanjye ntagahinge. None se umuntu arya ibivuye? Ni manu cyokoza ngo hari abantu bakora ibiryo biri artificiel simbizi. Njya numva hari abantu babivuga, ntabwo mbizi. Tugiye gusuzuma rero kuri buri ntambwe. None tugomba kubyitwaramo dute? Imana ashaka ko tubikora dute? Mbese yatoreje abana bayo hehe? Mbese Imana kwereka ishaka ko tubaho hantu nuko ariho hantu tuzaba dukize akaga, kuko mu mijyi harimo akaga rwose gakomeye cyane. Ni akaga gakomeye cyane. Reka mwumve umugisha uva mu guhinga. Reka nsome amagambo ari mu gitabo cy'uburezi. Igitabo cy'uburezi ngiye gusoma amagambo ari kuri page. Reka mbanze nsome aya ngaya ari kuri page 259. Icyigisho abafite ibiri soft ni imyambarire n'uburezi, niko cyitwa imyambarire n'uburezi. Mwumva aya magambo ahari. Kureba ibyaremwe, kubireba gusa ukabara ahantu ushobora kubireba ugasabana nabyo, niwo muti mwiza umurezi nyawe yajya avuga uti urubyiruko kugira ngo acubye inyota y'ibigezweho. None abana bo mu mijyi bafite inyota y'ibigezweho, usanga bazi kuzibyiniza imbyino mutanazi, usanga bazi nari amagambo acurikiranye bari mu busambanyi, ari mu ndirimbo no mu mashusho aba bayazi rwose. Abana benshi babarusha za internet ku buryo hari n'igihe usanga kurusha telefone. Biratangaje cyane bavandimwe banjye.
ntabwo nakwibuza kubabwira iki kintu rwose bavandimwe, ntabwo nabibuza kubabwira gutandukana n'isi, kabone nubwo wajyayo rwose ukaba ugize imibereho yoroheje, ukaba udafite inzu y'igitangaza ku buryo abantu batazagutangarira, ukaba utambara bitangaje, ariko umutima wawe usabana n'Imana bikemera kandi ukaba usa nayo rwose. Uzi ko batubwiye ngo kureba ibyaremwe ugasabana nabyo niwo muti mwiza umurezi nyawe yajya avuguta urubyiruko kugira ngo acubye inyota y'ibigezweho. Kubireba gusa ngo bicubye inyota y'ibigezweho. Reka mwumvenge kuri page 220, reka banze nsome ari kuri page 230, ni mu cyigisho cyitwa gutoza abana gukoresha amaboko. Mwumva ya magambo, nta nzira yakoreshwa mu gutoza umuntu gukoresha amaboko yarusha agaciro ubuhinzi. Amagambo arayumvishije? Umva rero kuri page 231 ndagenda nasoma akantu gato gato. Umuntu ubeshwaho nuko yahinze. Mwumvira ijambo, umuntu ubeshwaho nuko yagize gute? Ndifuza kureba abantu babonye iri jambo. Ndashaka kureba abantu babonye bumvishije ijambo rivuga ngo umuntu ubeshwaho nuko yahinze, iryo jambo gusa. Nushaka ngo yahinze, wandikira ijambo ngo yahinze. Urakoze cyane Jado. Jado, Imana igumugisha rwose. N'abandi ndashaka kubona abantu yego Berite wambaye ikirezi, mwese ndi kubabona. Umuntu ubeshwaho nuko yahinze iryo jambo ni nashaka ko mwandika kugira ngo menye ko turi kumwe. Yahinze Eliane, Imana igumugisha. Ubu turi kwiga icyiciro gikomeye, Galaxy A30, Imana igumugisha. Musisi, Imana igumugisha. Umuntu ubeshwaho nuko yahinze, ngiye kubasomera ariko andakurikiraho ndagira ngo muyumve, biratangaje cyane. Kandi ashimira Imana ko ibitwigisha ibyigisho bikomeye kuva nimugoroba kugeza isaha. Imana iri kugoduha umurongo wo kwitandukanya n'isi rwose. Ibyo mwise abantu bakunze, anje Imana igumugisha. Ndagira ngo mbabwire yuko rwose dukwiye kwitandukanya n'isi n'ikiri mwisi cyose, kuko ikiri mwisi cyose n'irari ry'umubiri n'irari ry'amaso. Niko Paulo yandikiye Timoteyo. N'irari ry'umubiri ni ibintu bipfuye kuri ubugingo, ni ibintu asanga abantu ari isunge ku bandi, ni ibintu usanga abantu ushaka kubashyira munsi y'ukuboko kwawe. Imana ntabwo yigize iteganya ibyo bintu. Abantu b'Imana ni abantu Imana ikunda. Aroni, Imana igumugisha. Ndashaka kugira ngo nsome iyi nteruro yose, ariko nagira ngo menye ko turi kumwe rwose. Umuntu ubeshwaho nuko yahinze, niho tugeze, ntabwo turangiza interuro. Reka rero nyisome nyirangize. Haranditse ngo iki? Umuntu ubeshwaho nuko yahinze ubutaka, akiri ibishuko byinshi kandi ashimishwa n'ibyiza bitabarika n'imigisha bidahabwa abakorera mu mijyi minini. Namurumvije? Akiri ibishuko byinshi kandi abona imigisha idahabwa abakora mu mijyi minini. Kanongeho ngo abadahinga kuko abanyamujyi ntibahinga. Usanga n'imboga umuntu agura imboga umuntu akagura imboga. Ibyo bintu nagiye mbona Imana yaramfashije cyane. Natangajwe no kubona umuntu atagura imboga. Igihe nimukaga nkava mu mujyi munini nkajya mu mujyi mutoya. Umuntu akagira akarima ku buryo imboga amunagura imboga za 200, 500, 1000. Mbega igihombo, mbega kuntu isi yatwishe, mbega kuntu icyaha ari kibi, mbega kuntu icyaha cyatumugaje kikica n'ubwenge. Uzi ko umuntu asanga agiye kwishyura inzu y'ibihumbi 200 kandi ibihumbi 200 yabiguramo umurima munini cyane ahingamo imboga, agatura uruhande rwawe akajya gukodesha inzu y'ibihumbi 200 usanga uko irimo amakaro. Uzi ko birangira uwo muntu agaburira abana be imvange gusa. Ikintu gitangaje, agakodesha inzu y'ibihumbi 200 akajya ahora arya ibirayi buri munsi, adashobora guhindura n'umunsi warimo. Kubera iki? Arishyura inzu amafaranga amuhenze cyane no kuyabona bimuvunnye. Ngo akunda zereka abashyitsi amakarura. Hakurumva ukuntu Satani yatwishe mu bwenge no mu mutima. Numva ukuntu Satani ashaka kutumagaza bwose. Saba Yesu Imana iguha umugisha. Kumbwira ati turi kumwe rwose. Umuntu akariha inzu y'ibihumbi 200 ngo kubera ko irimo amakaro ikabituye kuri kaburimbo, ukajya ngo kaburimbo ni ukajya ngo niyo nzu niyi. Muye n'umuntu w'umusorera ufite ubushobozi wakabaye yishakira akazu ke niyo kaba gatoya akajya gukodesha inzu y'ikitabashwe y'ibihumbi 300. Biratangaje cyane. Ngiye kujya ku yindi page.
reka njye kuri paje ya 225 amagambo atangira icyo cyigisho kivuga ngo gutoza abana gukoresha amaboko. Reka nyasome mwumve. Igihe kirema Imana haye umuntu gukoresha amaboko ngo bimubere umugisha. Kubera iki? Twabonye yuko Adamu na Eva Imana bakize muri Edeni, yarababwiye ngo nibahinge Edeni kandi bayirinde. Imana yigeze batuza muri etaje cyangwa se mu mazu y'ibitabashwa, yabatujije mu byaremwe, ahantu bitegereza imisozi bikemera, ahantu bitegereza ibyaremwe bikemera, ibintu by'icyatsi kibisi. Yirirwa bitegereza amapave, bitegereza kaburimbo, bitegereza amakaro, gusa nta kindi. Nta muntu umwe ufite umutima wo kumva yitegereza ibyaremwe. N'uwo mwanya abantu barawubura bavandimwe, ni igihombo gikomeye cyane. Reka ntangire amagambo muyumve. Igihe kirema Imana haye umuntu gukoresha amaboko ngo bimubere umugisha. Ibyo byari bivuze ko umurimo w'amaboko wagombaga kuba isoko y'iterambere, imbaraga n'umunezero. Musika abanyakigali, ntawe n'abanyakigali gusa, buri imijyi yose ayiva ikagera, kugira ngo uzabone umuntu afite umunezero ntago bishoboka. Iminsi 15 irashira ukibaza ukuntu ugiye kwishyura inzu, yaba ari niyawe ukibaza ukuntu essence uzayibona, ukibaza ibintu byinshi bibazwa abanyamujyi nako muranabizi. Ndibaza mubizi ndetse cyane. Niba ari umuntu turi kumwe hano uba mu cyaro ashima Imana, ariko nawe irinde kugwa mu mutego wo kuvuga amagambo twasomye avuga ngo bahora bavuga ngo nta kigenda icyaro n'ikibi, guhinga n'ibibi, ngo abantu bashobora kubona umugisha. Niko handitse. Aya magambo nayo yabasomeye. Ndi gusoma inyandiko, ntago ari ibitekerezo byanjye, kandi nizera ko aya magambo ari ukuri kose. Baravuze ngo ibyo byari bivuze ko umurimo w'amaboko wagombaga kuba isoko y'iterambere, imbaraga n'umunezero. Ntabwo umurimo w'amaboko ari mubi, ni isoko y'iterambere, imbaraga n'umunezero. Ibintu abanyamujyi badafite, imbaraga n'umunezero ntabyo bagira. Kubera iki? Ntashobora guhinga iminota 30 ngo nabishobora. Amabavu ni ukuhitaza, ni ukuhitatavuga ati icyaro wapi. Biratangaje cyane bavandimwe bantu, biratangaje. Ntabwo mba mfite imvugo nakoresha. Abana bo mu mujyi wacu rero nta nuzi kwifurira, nta nuzi no kuba yakwiyoza. Isuka usanze arema niyoza, wabaza abakozi impamvu rwose bari koza umwana ari kwiyoza, ugasanga
urakoze cyane. Twagize ikibazo cya network, ariko ndabona bikunze. Imana ishimwe. Mwakoze kwihangana, ndabona benshi mugihari rwose, nubwo hari abahita bavuga bati birarangiye. Imana ibahe umugisha. Ndibaza ko noneho muri kunyumva. Aka gahe ntimukakange, hari igihe Imana iba imeze nk'aho itubwiye ati muhanze mu rwose ibintu murabyumvishije neza. Imana ibahe umugisha cyane, ndabona mugihari. Amena, murahari cyane, ndi kubabona. Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Mwejejwe nuko mutahise mugenda, nubwo hari ababonda biba bibayeho, ariko Imana ishimwe ko ibiduhaye umugisha. Turahari. Imana ibahe umugisha cyane, ndi kubabona. Reka rero dukomeze aho twari tugeze. Turi mu gitabo cy'uburezi ku cyigisho kivuga ngo gutoza abana gukoresha amaboko. Turimo tureba umugisha uva mu gukoresha amaboko, kugeza ubwo bari batubwiye amagambo akomeye ngo nubwo icyaha cyazanye impinduka bituma umurimo utagikorwa nk'uko byari biteganijwe gatanga ka mbere, kandi koko byarahindutse. Baratubwiye ngo nyamara nubwo muri iki gihe mwumva aya magambo, nyamara nubwo muri iki gihe gukora umurimo birushya bikananiza umubiri kandi bikazana umubabaro, umurimo uracyari isoko y'umunezero n'amajyambere. Umurimo uracyari isoko y'umunezero n'amajyambere. Mwumvire ijambo gukoresha amaboko. Yego, biracyari isoko y'umunezero n'amajyambere, kandi ni urukuta rukingira umuntu ibishuko. Iryo jambo sinzi niba muryumvishije. Hari n'undi muvandimwe mbona uri Innocent, Imana iguhe umugisha, muri Country Living cyane. Iki cyigisho rwose kirimo cyagutse cyane. Abafite iki gitabo bazagisome, kandi abatagifite twanakibaha, turagifite kuri kiri soft ku buryo n'undi wese wakibona, gusa ntabwo kiba mu Kinyarwanda. Abantu bajya ku rubuga rwa Yitegure gusanganira Imana yawe, iki gitabo bazagisome rwose. Ngo umurimo uracyari isoko, batubwiye iki? Icya mbere y'umunezero. Umurimo uracyari isoko y'umunezero n'amajyambere, kandi ni urukuta rukingira umuntu ibishuko. Ushobora kwita uvuga uti rero iyo ubwiye abantu kujya mu cyaro bagahinga, ugiye gutuma igihugu gisubira inyuma, ahubwo ugiye gutuma igihugu kijya imbere. Kuko ugiye guhaza abantu benshi cyane badashaka guhinga kandi badashaka kumva umurongo w'Imana. Umva rero amagambo ngiye gusoreza, aravuga ngo gukoresha amaboko bicogoza umwuka wo gusayisha mu binezeza kamere. Iryo jambo nimba mwaryumvishije, ndabasaba kuryandika. Iri jambo riratangaje, nimwumve iryo jambo. Mwaryumvishije bavandimwe? Reka ndisubiremo kugira ngo muryandike mwaryumvishije neza. Gukoresha amaboko bicogoza umwuka wo gusayisha mu binezeza kamere. Gukoresha amaboko ntabwo ari ubwenge bimwe umuntu ajya kuri mashine. Gukoresha amaboko ugahinga, cyane ko turi kwigisha ivuga ngo gutoza abana gukoresha amaboko. Ngo umurimo uracyari urukuta rukingira umuntu ibishuko. Ayo magambo ni yabasomeye. Banza hari kumvikana. Ndi kubona nta muntu n'umwe uri kwandika, sinzi ubanza hari tutari kumvikana, sinzi ko byagenze. Turi kumwe? Eko sinzi uwanditse, reka turakumva. Jada ari kunyumva, nabonaga abantu batandika. Yego, Eliane, Jado nibo mbona bari kunyumva. Biragaragara ko abantu bashobora kuba bahari, ariko ndabona ari bakeya. Mu kanya abantu bandikaga ari benshi. Sinzi nimba icyigisho cyabagoye, ariko bihanganye. Byanditswe byera. Ndabona abandi kugeza iyi saha mbonye abantu babiri.
Yego nananze gukomeza ntarabona gukoresha amaboko bicogoza umubiri mu binezeza kamere. Imana iguha umugisha Berite, Imana iguha umugisha. Ndabona turi kumwe. Reka rero dukomeze amagambo twari tugize avuga ngo gukoresha amaboko bicogoza umwuka wo gusayisha mu binezeza kamere, bityo bigatera abantu kurangwa n'umurava, ubutungane no gushikama. Uko niko umurimo ugira umwanya mu mugambi ukomeye w'Imana wo kuducungura mu buhanya bw'icyaha. Mwumvishe umumaro w'umurimo? Uko niko umurimo ugira umwanya mu kuducungura, mu kutuvana mu mugambi ukomeye w'Imana wo mu kuducungura mu buhanya bw'icyaha. Ni ukuducungura kutuvana mu ntege nkeya, kuko umurimo ukingira ibishuko. Umurimo ukingira ibishuko. Bavandimwe banjye rero, mu gihe Imana ibwira ababyeyi kuvana abana mu mijyi, nuko mu mijyi hari ibyangiza abana cyane. Nuko mu mijyi hari akaga kenshi yuko kugura no kugurisha bizaba bifite imbaraga cyane mu mijyi. Kubera iki? Nuko mu mujyi buri muntu wese ugiye gukora, ugiye gushaka amafaranga, ugiye kugira icyo yishyura, yaba kurya amazi, yaba umuriro, byose bisaba amafaranga. Kandi biragaragara yuko tuzageraho umuntu bamubwira bati rero nimba udafite amafaranga aha n'aha ntabwo biri bushoboke, kandi niba utemeye iyi gahunda ntabwo biri bushoboke, ukurikije inyandiko y'ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana ratubwira mu Byahishwe igice cya 13 ntawe uzemererwa kugura cyangwa kugurisha afite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa cyangwa izina ryayo cyangwa umubare w'izina ryayo. Ayo magambo murayazi cyane. Ubu rero turi ahantu duteretse ku rubuga Imana ishaka ko dukora ibintu twihuse. Reka rero mbasomera amagambo ari mu gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo. Urugo rwa Gikristo, ngiye gusoma kuri page 130. Reka manze mfate gatoya kuri Yohana, mvuge amagambo makeya kuri Yohana integuza ya Yesu, Yohana umubatiza. Kubera iki Yohana umubatiza yagiye kwibera mu butayu, akajya kwibera ahantu yibana n'ibyaremwe? Ise yari umuntu ukomeye muri Isiraheli mu gihe cy'Abayuda, akaba yari umutambyi. Reka amagambo nyasome. Yohana umubatiza integuza ya Kristo, ndi kuri page 127. Icyigisho ni icya 19, urugo rwa Gikristo. Ariko ayo magambo n'ubundi ari no mu gitabo ari mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero volume ya 8 kuri page 221. Niho ayo magambo bayakuye bayashyira muri iki gitabo. Reka ayo magambo nyasome. Yohana umubatiza integuza ya Kristo, uburezi bwe bw'ibanze yabukomoye ku babyeyi be. Igihe kirekire cy'ubuzima bwe yakimaze mu butayu. Ayo makuru ndibaza ko muyazi. Kandi nta muyoshe Yohana umubatiza aho Yesu yavuze ngo ababyawe n'abagore bose nta numwe wahwana na Yohana umubatiza. Bose natwe uyu munsi tuvuka. Kiratangaje cyane. Ariko yabayeho ate? Yakoze ati? Yohana yihitiramo kuzibukira ibinezeza n'ibyishimo by'ubuzima bwo mu mujyi kugira ngo yemere kwigishwa n'ubuzima bwo mu butayu. Amagambo arayumvishije, ahitamo rwose kuzibukira ibinezeza byahe byo mu mujyi, mu gitambyi, ahantu barya rwose baguwe neza, badafite ikibazo na gitoya bafite. Umutambyi, abatambyi bari bakomeye bavandimwe banyu. Kandi uyu munsi mu gitambyi abantu barakomeye. Si by'ukuri se? Umva rero, Yohana yihitiramo kuzibukira ibinezeza n'ibyishimo by'ubuzima bwo mu mujyi kugira ngo yemere kwigishwa ubuzima bwo mu butayu. Aho yigishwaga n'ibyaremwe byamubashishaga kugira akamenyero ko kwiyoroshya no kwiyanga. Yaragiye kwiga ingingo yitwa kwiyoroshya no kwiyanga. Kubera iki? Nuko abantu bazajya mu ijuru nta n'umwe uzaba uremereye. Hazaba abantu boroheje, abantu biyanga rwose. Yesu yaravuze ngo utiyanga ngo yikore umusaraba we ankurikire, uwo ntabwo agomba kuba umwigishwa wanjye. Aho mu butayu niyakomwaga mu nkokora no gushimwa n'abantu, kuko nta n'umuntu wari ngo amushime. Uyu munsi umuntu arabwiriza bakamufelicita, za felicitation nyinshi. Cyane ako umuntu ubwiriza akaba ari igitangaza, nawe akiyumvamo kuba ari igitangaza. Oya rwose, umubwiriza ni umugaragu w'ababwiriza.
aciye bugufi cyane, yifuza ko ubugingo bw'abana abwiriza bwakira. Niyo ntego y'umubwiriza, ntago kugira ngo bamushime cyangwa bamurate, ntago kugira ngo bamwemere. Yohana umubatiza ngo ajya kure cyane atari bubone ishimwe ry'abantu, gushimwa n'abantu. Yashoboraga kwirundurira mu kwiga ibyaremwe n'ibyahishuwe n'imirimo y'ubugiraneza. Amagambo nshaka ari hepfo cyane kugira ngo muyategere amatwi. Guhera mu bwana bwe umurimo wo guma mu bitekerezo bye, yemeraga kuba ikigega kera. Muri we kuba wenyine mu butayu byari ubwihisho bw'urwikekwe, kutizera no kwandura byari bimaze kuba gikwira muri rusange. Urwikekwe no kutizera byari bimaze yari agiye kwihisha ibishuko. Iyo niyo mpamvu Imana ishaka ko dutura mu byaro. Mwumva amagambo nshaka ko muzirikana, ayo ndabinginze muyazirikane. Bari barangaye bagaruke kugira ngo bumve aya magambo. Ndabasabye cyane. Haranditswe ngo yarazi ko afite imbaraga nke zo guhangana n'ibishuko, niyo mpamvu yahungaga cyane icyamuhuza n'icyaha cyose, kugira ngo atazibagirwa akaga gakomeye gakomoka mu gucumura. Mwumva aya magambo? Aya magambo aratangaje. Aya magambo aratubwiye ngo yarazi ko afite imbaraga nke zo guhangana n'ibishuko, niyo mpamvu yahungaga cyane icyamuhuza n'icyaha cyose, kugira ngo atazibagirwa akaga gakomeye gakomoka mu gucumura. Mu gucumura harimo akaga gakomeye cyane, nagaga ko kuzimiza ubugingo bw'umuntu. Ngira ngo reka twihute tuze kugera ku musozo. Ngiye gusoma amagambo ari babwira andi magambo tugomba gutinzaho ibitekerezo byacu. Reka nyabarebere kuri page 131 muri iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo. Haranditswe ngo nta muryango n'umwe ku ijana uzagubwa neza mu by'umubiri no mu by'ubwenge no mu by'umwuka kubwo gutura mu migi, mu by'ubwenge, mu by'umubiri no mu by'umwuka. None nimba umuntu ari ahantu adashobora gutera imbere mu by'umwuka no mu by'ubwenge no mu by'umubiri, umubiri ukaba ufite ikibazo, iby'umwuka bye bikaba bifite ikibazo, uwo muntu azajya mu ijuru kandi ari umuntu w'Imana? Yego, hari abantu bazarokoka nk'uko byagendekeye Loti, birashoboka cyane, kuko benshi bazabwirizwa mu gihe mu ijwi rirenga kandi batuye mu migi. Ariko dukwiye kwibaza, ukeneye kuzavanwa mu mujyi nka Loti kandi ukavamo abana bawe bawuguyemo cyangwa umugore wawe? Kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, umunezero ushobora kugerwaho mu buryo bworoshye iyo uri ahitaruye, ukikijwe n'imirima, imisozi n'ibiti. Nimba utuye aho hantu, ukaba utuye mu misozi, ukaba utuye ahantu ushobora kureba imisozi, ukareba ibiti, ukareba n'imirima, utuye neza cyane kandi ukaba ufite isambu yo guhingamo. Aho hantu utuye Imana irahishimiye cyane. Nugenda ku mugambi w'Imana, ntabwo rwose uzagira akaga, ntabwo rwose uzahura n'ingorane, ahubwo uzaba uri ahantu heza 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 cyane. Amagambo aravuga ngo iki rero kuri page 132 mu rugo rwa Gikristo: ubutumwa bwanjye n'ubu mukuri imiryango yanyu mu migi. Ayo magambo ari no mu gitabo cyitwa Country Living kuri page 30. Ubutumwa bwanjye n'ubu mukuri imiryango mu mujyi, kandi uyu munsi birihutirwa. Kubera iki? Kubera ko itegeko ryo kugura no kugurisha rigendereye cyane gukoma mu nkokora abantu bubaha Imana, kuko Imana ikinguye inzira igihe cyarageze ngo imiryango isohoke mu migi. Abana bagomba kugarurwa mu cyaro, ababyeyi bashake mu cyaro ahantu heza batuza ababo hahuje n'ubushobozi bwabo. Nubwo inzu yaba ari nto cyane, bakagombye kugira ubutaka bwo guhingwaho. Nubwo inzu yaba ari nto cyane, abana bakajya aho hantu. Naho ubundi muzasanga abana banyu rwose ku karubanda barabaye nk'abisi, kandi ntabwo muzashobora kubashyiramo iby'Imana ngo byemere. Mbere y'ibihano bigomba kwisuka ku batuye isi, mwumva aya magambo, Imana irahamagara Abisirayeli nyakuri bose. Abisirayeli nyakuri bose, ubu ni Abisirayeli nyakuri, kandi ntabwo ni Abisirayeli nyakuri. Ababyeyi baravuze ngo mbere y'uko ibihano bigomba kwisuka ku batuye isi, Imana irahamagara Abisirayeli nyakuri bose kwitegura ibyo bigiye kubaho. Imana yohereza ababyeyi umuburo ugira uti: muteranirize abana banyu mu ngo zanyu, mubatandukanye n'abatumvira amategeko y'Imana,
n'abigisha kandi bagashyira mu bikorwa ikibi. Muhunge imijyi minini byihuse cyane uko bishoboka kose. Mwumve amagambo, muhunge imijyi minini uko bishoboka kose, uko bishoboka kose. Bavandimwe turi kumwe, ndi kubabona rwose ko muhari n'ibyo. Kuri Facebook ndatekereza ko bahari. Imana ibaha umugisha. Bati turahari yego. Imana ibaha umugisha. Jafete ati turahari. Karake ati turahari. Musisa ati turahari wa gose. Wambaye ikirezi. Imana ibaha umugisha mwese muri kungaragariza ko turi kumwe. Uko bishoboka kose. Niba ushaka kugenda ugira isambu ntoya, nushaka kugira akazu gatoya, ariko burano ushobora kumva ijwi ry'Imana kandi Imana idusuzanya kuduhera imigisha aho hantu. Reka zuma amagambo akurikiraho. Imana izafasha ubwoko bwayo. Nambutse ndi kuri page 133. Imana izafasha ubwoko bwayo. Haranditswe ngo ababyeyi bashobora kugira amazu mato mu cyaro, n'akarima ko guhingamo n'isambu yo guhingamo, izababashira kubona imboga n'imbuto bizasimbura ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa bibangamira imigendekere myiza y'amaraso. Aho abana ntibazahahura n'ingaruka mbi z'imibereho yo mu mujyi. Imana izafasha ubwoko bwayo kubona aho batura hameze hatyo hitaruye imijyi. Ko mutavuga ngo amen? Nimwumva ko Imana ari izadufasha kubona ibyo bintu. Aya magambo reka nyasubiremo ko ndifuza ko yumvikana. Haravuze ngo Imana izafasha ubwoko bwayo. Niko aya magambo avuga, izafasha ubwoko bwayo. Ubundi ikintu cyatwishe ni ukutizera. Niyo mpamvu usanga abantu bose bavuga bati oya n'icyaro cyabaye umujyi, mu cyaro ntabwo ibintu bikigenda, mu cyaro naho hari abagome. Abantu bakunda gukoresha iyo mvugo. Baravuze ngo kirero Imana izafasha ubwoko bwayo kubona aho batura hameze hatyo hitaruye imijyi. Amen. Imana izafasha ubwoko bwayo. Ntabwo Imana izabureka. Eliane nababonye rwose mwese muri kuvuga amen. Wenda hari nabo biri kunanira kubikora. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Abandi sinzi aho bagiye, bamwe bagiye inite zanabashiranye. Turavugira ku musozo. Imana ibaha umugisha. Hari n'abari kunyandikira yuko rwose bafite ikibazo cy'ukuntu bahava. Bati turahari. Kamugisha ati turahari. Umuntu ati turahari. Rakisat A30 arambwiye ati nta ati uzandangire ndagusabye kuko ntaho mfite. Imana izaca inzira ibi bintu bisengera, kandi Imana rwose yiteguye gukora iki kintu kuko ni Imana nyine. Hagarukura abantu bumva amaboko y'Imana ari magufi. Nigeze kubabwira amagambo Imana yabwiye Mose ati ariko Mose uzakuraho abagabo bigenza 600 bazi kurya rwose, uzabakuraho inyama zizabahaza kandi bakazirya ukwezi kose. Imana ibwira Mose ati ariko amaboko y'Imana ni magufi, ati ibyo bintu uzabireba bisohora. Imana ibaha inyama koko nyinshi cyane, kandi niyabaha inyama zoroheje baha inkoko. Uravuga ati yenda baha inyama ibasondetse, oya yabaha inkoko. Biratangaje cyane. Imana yacu irakomeye bavandimwe banjye. Imana yacu irakomeye rwose. Ndifuza ko ningenda nerekera ku musozo. Ndifuza ko naza gusiga umwanya wenda ufite ikibazo akakibaza. Umva rero amagambo ngiye gusoma. Amahirwe yo gutura mu cyaro, icyo kigisho niko cyitwa. Haranditswe akagingo ngiye gusoma kitwa ngo kuba mu cyaro bitera kuzigama. Haranditswe ngo inshuro nyinshi Uwiteka yatwigishije ko abizera bagomba kwimura imiryango yabo bakayikura mu mijyi bakayishyira mu cyaro, aho bashobora kwibonera umusaruro w'ibatunga, kuko mu bihe bizaza ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Manumvisha amagambo. None murabona ko iki kintu tucyerekejeho, none birasaba ko tugenda gakeya cyangwa birasaba ko twihuta. Ndege mbabwire ngo birasaba ko twihuta noneho. Ntabwo dukeneye kubona ukuboko kwa Marika kudufata kutuvanamo ku mbaraga. Na rwose ibyo bintu ndabasabye ko rwose bitabageraho. Ndabasaba ko mwakumva ijwi ry'Imana bigishoboka. Haratubwiye ngo mu gihe kizaza, ubu twe turacyegereje.
ikibazo cyo kugura no kugurisha kizaba gikomeye cyane. Twagomba gutangira gushyira mu bikorwa amabwiriza twahawe inshuro nyinshi agira ati musohoke aho muzagira umunezero wo kudakomwa mu nkokora n'abanzi. Muzirikane yuko itegeko ry'icyumweru rizakoma mu nkokora abantu bari mu mijyi no mu midugudu mitoya, abantu bari mu byaro bazahunga, kandi Imana nizirengera ibyo bihe biri no mu maboko y'Imana. Bavandimwe, ndumva nasoreza ahangaha, ndumva nagenda nerekera ku musozo. Benshi bari kuvuga bati amazu yacu tuzayasiga dute? Rero mubwire ko iki kintu ni ingorane. Mbese koko amazu yacu tuzayasiga dute? Uzi ko Imana itemera ko twubaka nayo mazu y'ibitabashwa mu mijyi. Ubu ngubu kugeza iyi saha nta muntu uri mu bwoko bw'Imana Imana ibwira ngo yubake inzu y'ikitabashwa cyangwa yubake mu mijyi. Ayo magambo arahari, aranditse, dufite inyandiko nyinshi zitubwira ayo magambo. Mbese Imana ashaka ko dukora iki muri iyi minsi? Reka mbasomera amagambo ari mu nyandiko z'ibanze. Turi kugenda twerekera ku musozo, page ya 67. Page 67, mwumva amagambo ngiye gusoma. Aravuze ngo inshingano yacu mu gihe dutegereje igihe cy'akaga, niko handitse. Uwiteka anyeretse neza ko Uwiteka anyeretse kenshi ko mu gihe cy'akaga twaba ari ugukora ibihabanye n'ibyo Bibiliya yigisha, turamutse tubikiye ibintu duteganyiriza ibyo tuzaba dukeneye icyo gihe, ngo byaba ari ibihabanye n'ibyo Bibiliya yigisha. Turamutse duteganyije ibizakenerwa mu gihe cy'akaga. Kubera iki? Neretswe ko mu gihe cy'akaga bera n'ibindanyiriza ibyo kurya cyangwa bikaba biri mu mirima, ubw'inkota, inzara n'icyorezo bizaba biri mu gihugu, bazabyamburwa n'amaboko y'abagome, kandi abantu batazi nibo bazasarura imirima yabo. Kuri twe ejo kizaba ari igihe cyo kwiringira Imana tutizigamye, kandi nayo izadukomeza. Amen. Nayo ubwayo izajya gute? Izadukomeza. Ariko kubera ko twakoze umurongo w'Imana uko Imana yawuteguye, izadukomeza kubera ko twagiye tuyumvira intambwe ku ntambwe. Tuzageraho tubwira Imana tuti Imana, hari ikindi kintu dusigaye twagombaga gukora tutakoze. Imana iguha umugisha. Ndi kubona umuvandimwe yashyizeho abantu bazafite n'ikintu babwira Imana, bazibwira ati ntitwavuye mu mijyi minini tukajya mu mitoya, imitoya ntitwayivuyemo tukajya mu byaro kugira ngo dusabane nawe kandi tujyane isano nzima nawe. None se hari ikindi twakora? Umva rero, nabonye ko icyo gihe tuzahabwa umugati n'amazi, kandi ko ntacyo tuzabura cyangwa ngo twicwe n'inzara, kuko Imana ifite ubushobozi bwo kudutegura ameza mu butayu. Niba ngombwa izohereza ibikona kutugabura nk'uko yabikoze igaburira Eliya, cyangwa igushe manu ivuye mu ijuru nk'uko yabikoreye Abisiraheli. Ibyo bintu Imana ibifite mu biganza byayo, kandi Imana izabikora. Ndababwiza ukuri, ibyo bintu izabikora. Izabikora kuko abantu bashonje, izabikora abantu bahangayitse babwiye Imana ko nta kintu batakoze. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana yiteguye kuzadukorera ibintu bikomeye, kandi nabasomeye amagambo ari mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, aho batubwiye ngo Imana izahaguruka mu cyubahiro cyayo irengera izina ryayo, ngo abantu bazayibona ihagurutse, ngo kandi izahaguruka itigise isi. Ntabwo Imana abantu bayizi, abantu barayitiranya cyane, na Satani mbona yitiranye, n'abarwanya Imana barabyitiranye cyane. Ntabwo Imana abantu bayizi, n'abantu bo mu bwoko bw'Imana barayitiranye, kugeza ubwo umuntu wumva agiye mu cyaro azapfa. Wakoze ikintu Imana yateganije ukareba ko umugisha w'Imana ubu. Yego, turi kwerekera ku musozo. Bavandimwe banjye, nayo mbabwire yuko mu gihe twerekera ku musozo, Imana yiteguye kwirengera buri kintu cyose.
reka rero nsome amagambo ari hepfo kuri iyi paje avuga ngo nabonye ko niba hari abihambira ku butunzi bwabo maze ntibitegure basaba Imana kugira ngo ibahishurire icyo bagomba gukora, Imana izigere bihishurira inshingano zabo, bazemerwa gukomeza gutunga ubutunzi bwabo, bityo mu gihe cy'akaga ubwo butunzi buzababera nk'umusozi ugiye kubagwira, bazagerageza kubwikuraho nyamara ntibizabashobokera. Ubu ngira ngo mbabwire yuko ubutunzi abantu b'Imana bafite bagomba kubushyira mu murimo w'Imana. Kose bavandimwe, nimukora igishoboka cyose mubwirize bagenzi banyu, mushaka ubwo mutungo yanyu muyishyire mu bijyanye no gukiza ubugingo bw'abandi. Ubwo butunzi buzababera umusozi. Amaze abantu bubatse aratuma batava mu migi, bakavuga ati ni gute najya mu nzu yoroheje, ni gute naba namenyereye kurya ibinezeza byo mu mujyi narigeze amenyera guhinga ngo ninagize nzabishobore. Bavandimwe banyu, ndabasaba rwose kwishyira mu maboko y'Imana. Umurimo w'Imana urimo uracogora, urimo uragira intege nkeya, nyamara tubitse ibintu by'igitangaza byagukoza umurimo w'Imana. Nta gihe dusigaranye bavandimwe, ntago ari gukabya, umwami wacu ari bugufi. Ndagarukira aha ngaha, ndasaba Imana kugira ngo rwose itwumvishe ibyo igomba kutwumvisha. Dusoma isomo risoza Hoseya igice cya 14. Iyo niyo somo ngiye gusorezaho, nkasubiza umwanya bampaye abayoboye gahunda, hanyuma byarangiza abafite ikibazo bakakibaza. Nimba umwanya urabuhari, uyoboye gahunda niwe uradufatira ibyemezo. Ku muyobozi wa gahunda twabonye ko ari umuntu ukomeye, banavuze ngo abakwiye gusengerwa. Aya magambo narayakunze cyane kandi namwe nayaboherereje. Imana ibaha umugisha. Reka rero dusome amagambo ari muri Hoseya igice cya 14 umurongo wa 10. Ndifuza gusoza. Imana ashaka ko tujya mu biturage, tukajya ahantu dushobora kwihingira, tukaba amazu yoroheje, twitegura ibihe by'akaga, kuko ibihe by'akaga turabyegereye. Hoseya rero igice cya 14 umurongo wa 10 uravuga ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo. Ndabasaba kugira ngo mwe muri abanyabwenge bashobora kwitegereza ibyo ngibyo. Haranditse ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Abakiranutsi bazagendera mu nzira z'Imana, bazazibaririza bazimenye, bakora umurongo Imana yabahaye. Kandi Imana yateganije ko no muri ibihe by'akaga abantu bafite ubutunzi bwabo, Imana izababwira uburyo bashobora kubukoresha bigasoza rwose butababereye umusozi kandi butabaye butwarwa n'abanzi babo gusa, ahubwo buzakora n'umurimo w'Imana. Ndasaba Imana kugira ngo iduhe uyu murongo n'uyu mwuka uhinduke imibereho yacu, tuzabone Kristo agarutse, hanyuma tumusangane tudakozwe n'isoni. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Ndifuza gusoza soreje aha ngaha. Imana ibaha umugisha. Reka mbasabe mu gihe subiza umwanya umuyobozi wa gahunda, tubanze dusenga Imana. Reka dusenga Imana. Mana yacu turagushimiye cyane, uhabwa icyubahiro. Mana uratangaje cyane. Umurimo w'abantu ba kera, abantu bagukundaga bakakubaha, bagiye babaho imibereho yoroheje, bagiye babaho ahantu rwose ushaka ko bumvira. Yohana Umubatiza twabisomye, umugaragu wawe Elisa yabaye ahantu mu giturage kandi ari umujyanama w'umwami, ntabi bwami kandi abifitiye uburenganzira. Abana bawe batuye i Gosheni, ahantu bashoboraga rwose kubonera umutekano n'umwanzi atabaraga kubarwanya, ariko bigaragara ko bari bazi umurongo wawe. Mana turagushimiye cyane, uturinde ko twarimbukira rwose mu byaha byacu, dushoboza kumvira ijwi ryawe. Uturinde ko ubutunzi bwacu bwazajyanwa rwose bupfuye ubusa, butarakoze n'umurimo wawe, mu gihe rwose dukeneye amaso y'umwuka ashobora kutubasha kubona umurongo wawe. Mana udufashe cyane mu gihe dusoza amateka y'isi, uduhe umugisha wawe dushoboza kugira imyiteguro ihagije, tuzakora rwose tugusanganire. Ubwo watubwiye ko gutura mu cyaro ari umugisha, reka bitubere umugisha. Abana bawe bafate ingamba zidasanzwe, kandi watubwiye ko uzaducira inzira, uducira inzira. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Turasoje, amen, amen. Imana ibahe umugisha. Gerard wambaye ikirezi, Olivier, Patrick, Anje, Imana ibahe umugisha. Umuntu Karake, Imana ibahe umugisha rwose mwese. Abduru, Ego Berite, Imana ibahe umugisha. Fenias, Imana ibahe umugisha. Nanjye nejejwe no kubana namwe muri uyu mugoroba. Regis, Imana ibahe umugisha, watuyoboreye neza. Ndanezerewe cyane kuko Imana ibitwigisha amagambo yayo kandi Imana iradukunda bavandimwe. Reka rero ntanga umwanya musubize umuyobozi wa gahunda.